karere ka Nyabihu munsi ya parike y'igihugu y'Ibirunga. Abaturage bakoze umuganda udasanzwe wo kubaka urukuta rw'amabuye rukumira inyamaswa ziba muri parike y'igihugu y'Ibirunga zikaza aho mu myaka yabo zikabonera. Mugenzi wacu Robert Byiringiro ari kubera icyo gikorwa mu karere ka Nyabihu muri aya masaha munsi neza ya parike y'igihugu y'Ibirunga ku kirunga cya Karisimbi niho duherereye, ahari abaturage benshi bazindutse baje gukora umuganda udasanzwe wo gukomeza gukumira inyamaswa ziza kubonera zikabateza igihombo. Ndi kumwe rero n'abaturage aho bari mu bikorwa byo gutunda amabuye bakagenda bubaka urukuta rureshya na metero 2 imbere hakagenda hacibwa n'umusingi. Ese kubera iki ubundi hubaka urukuta cyangwa se n'uyu musingi? Ndi kumwe na Faustin, umwe mu baturage bahanga mu karere ka Nyabihu. Faustin, tubwire iki gikorwa ubundi mugikora muti? Iki gikorwa tugikora nk'abaturage buri munsi tugenda dusana urukuta tugamije kugira ngo inyamaswa zidasohoka zikagira ibyo zangiriza, byaba ibirayi, byaba ibishyimbo by'abaturage, byaba abantu. Ni muri ubwo buryo rero nk'abaturage n'amakoperative n'abayobozi b'inzego z'ibanze dufatanya buri munsi kugira ngo izi nyamaswa zigume muri parike, noneho umuturage wahinze ibirayi nawe yeze nta kibazo atonewe bitamutera igihombo. Turi kumwe n'uyu mubyeyi nawe mbonye mu kanya ari gutunda amabuye. Iki gikorwa murabona gitanguye musaruro? Iki gikorwa turimo cyo kubaka urukuta turwongera uburebure bujejuru tugira n'umusinga neza, ni ukugira ngo inyamaswa ziturutse mu ishyamba ze kuzongera kubona inzira zanyuramo kugira ngo twirinde igihombo cyo kwangirizwa imyaka yacu. Ubundi se ni gute zikobonera imyaka bigenda biti? Ukuntu zonona imyaka yacu ziramanuka zasanga nk'ibirayi byeze zikabikura zikabirya, ubwo umuturage akaba arahombye. Kwa kwiteza imbere dutanga mitiwere ku gihe, twizigamira muri ejo heza bikaba birahagaze. Ni igikorwa rero ubona gikomeje kitabiriwe n'abaturage benshi, n'abaturage basaga 200 ku bufatanye na RDB. Nahoze mbona abagaride ndetse n'abandi bakomeje kugenda bafatanya n'aba baturage. Baravuga ko rero ari mu rwego gukomeza kubungabunga parike y'igihugu y'Ibirunga, ariko noneho nabo bishakamo ibisubizo mu rwego gukomeza kubungabunga iyi parike, ariko na myaka yabo ya mirima yegereye parike ihinzwemo ya myaka ikomeza ibungwabungwe wo gukomeza kugenda bahura n'igihombo. Ni igikorwa rero bavuga ko uyu munsi bashima na RDB yakomeje kugenda ibashishikariza, bagenda bahindura imyumvire, bumva uruhare rwabo mu gukomeza kubungabunga parike y'igihugu y'Ibirunga, ariko noneho uyu munsi bakavuga ko bakomeje n'ingamba zo gukomeza kubungabunga inyamaswa ziri muri iyi parike, birinda ko zagenda zangirizwa rimwe na rimwe ugasanga harabazishe. Uyu munsi rero bakavuga ko nko kuri iki gice duherereyeho zikomeje kugenda zibungabungwa, kandi bavuga ko bazi neza akamaro kazo, ari nayo mpamvu bashyize imbaraga mu gukomeza kubungabunga inyamaswa, cyane cyane bubaka izi nkuta zizikumira kugira ngo zikomeze zigume muri parike. Abadepite mu nteko nshinga amategeko basanga abantu bahimba udushya ngo duhindure imibereho y'abaturage bakwiye kujya batwitirirwa, kandi bakarushaho gufashwa kunoza neza kugira ngo utwo dushya turambe. Ni mu gihe udushya tumwe na tumwe dukunze kwitirirwa inzego aho kwitirirwa abaduhimbye. Ni mu nkuru twategura mugenzi wacu Aphrodis Muhere. Hirya no hino mu turere n'imirenge hangwa n'inzego ngo dukemure ibibazo by'abaturage. Mu murenge wa Muhororo mu karere ka Ngororero bahimbye dufite agashya kitwa ndandata nkurandate tugera nayo ku gihe. Ako gashya tujya ku abaturage bajya kugashyiraho, hari ikibazo cy'abaturage bakennye cyane muri ako kagari ka Bweramana, bimukaga bitewe n'imibereho mibi bari bafite. Bageze aho bajya inama yo gufatanya, aho baremye ibimina bakoreramo kugira ngo bashobore kwizigama. Bafite miliyoni biteguyemo kwishyura mituwere de sante, noneho ibindi bikaza nyuma. Mu murenge wa Musasa wo mu karere ka Rutsiro no hari agashya baherutse guhanga. Ibintu twabiteguye kubera ibibazo byinshi twabonaga bikeneye imbaraga, dushyize hamwe bikakemuka. Tureba rero dusanga nta kindi gisubizo uretse kuba ibibazo twabikemurira mu isibo, kubera ko ari urwego rwegereye abaturage. Isibo mu by'ukuri ifite ingo 15, iyo zibaye nyinshi ntago zirenga 20. Twasanze rero mutwara sibo aramutse akoze neza afatikanyije na komite ye, ingo 10
kuzikurikirana byakoroha kurusha kuzirebera mu mudugudu. Target twihaye nuko byibuze mu gihe cy'umwaka umwe ibibazo dufite byose bibangamiye umuturage bigomba kuzaba byakemutse. N'ahandi mu mirenge udushya twarahanzwe kandi n'ubu turacyahangwa n'abaturage cyangwa abayobozi. Aba nabo mu murenge wa Mubuga mu karere ka Karongi. Iwacu mu mudugudu wa Jerwe dufite agashya bita dusasirane. Turatanga tukegeranya amafaranga ku buryo ngubu iyo tumaze tukanoma umuntu tuzahereza matera ku buryo nta muntu umwana we kirara ku majangari cyangwa ngo arare kumukeka gusa. Nibyo abahanga utudushya bajya babihemberwa, ariko Depite Nabahira Anastase uyobora komisiyo y'imiyoborere, uburinganire n'ubwuzuzanye bw'abagore n'abagabo mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda umutwe w'abadepite, asanga udushya duhimbwa n'abantu ubwabo bakwiye kujya batwitirirwa kandi ntibibuze ko duhinduka udushya tw'igihugu. Umuhanzi runaka itegeko ry'ibihangano riteganya ko agomba kubigiraho marque depose, hagira n'ibihembo bitangwa akabihabwa kandi akaba yanabihabwa igihe kirekire. Ariko iyo ari umukozi w'urwego wagezaho mu bizazane cyangwa ibibazo agenda ahura nabyo agatekereza ikintu kidasanzwe akagiha igihugu, nk'umusirikare bagiye ku rugamba buriya ntabwo ugaruka bidoga ngo watsinze hatsinda ingabo mwese. Ni nako tumeze mu miyoborere y'igihugu. Iyo uwahimbye ikintu cyiza afashijwe kukinoza kurushaho kandi kikanogera bose, kigafasha n'imiyoborere y'igihugu gutungana, gihinduka iki gihugu. N'ahandi henshi mu turere hirya no hino utwo dushya turahimbwa ku bwinshi, ariko dukunze kwitirirwa inzego. Ni mu gihe hari n'uduhangwa cyangwa twahanzwe tukazimira tutamaze iminsi, nyamara ngo tugira uruhare mu gukemura ibibazo by'abaturage. Aphrodis Muhire, Televiziyo y'u Rwanda, mu ntara y'Uburengerazuba. Bamwe mu baturage basiramuwe biganjemo urubyiruko n'abakuru bazi neza igisobanuro cyo kwisiramuza. Kuri bo kwisiramuza ntibikiri ibanga cyangwa se umugenzo w'idini runaka, ahubwo ni amahitamo y'ubuzima kubera inyungu zirimo. Ngewe namenye ubwiza byabwo ndi muri P6 ngana ibitaro bitwegereye, hari haje impuguke ziradufasha birarangira, ubu rwose nta kibazo, meze neza. Gusiramurwa cyangwa se circumcision mu Cyongereza igikorwa gikorerwa abagabo mu rwego rwo kugira ngo birinde cyangwa se bagabanye ikwirakwira rya indwara zandura abona mpuzabitsina. Iyo nisiramuje niga mu wa 5 primeri. Nanjye kwa ko ubwo guhera mu wa 3 no mu wa 4 bantera ubwoba nyine ngo biraryana bigira gute, ariko rimwe nyine nza kwegera nyine umwarimu wanyigishaga arambwira ngo nzaje nyine nta gupfa nta bubabare. Bashingiye ku kamaro ko kwisiramuza, urubyiruko rwabyitabiriye rushishikariza bagenzi babo bagiseta ibirenge ko bakwiye kwitabira iyi gahunda. Ndakeka ko ntawe utarabikoze, yene ko mbyumva, ariko aramutse ahari kabone niyo waba ufite imyaka ingahe, ariko wagakwiye kugenda ibyo bintu ukagira ute ukabikora kuko ni byiza. Iyo atisaramuje akaramuka kandi umubiri waramunaniye, kwifata byaramunaniye, mbega icyo gihe aba afite risike ndende yo guteza umubiri ibyago. Mu gihe hari abasore n'abagabo baterwa ubwoba no gusiramurwa bakuze, muganga Uwamahoro ukuriye ishami rishinzwe kubaga ku bitaro bya Gihundwe ashimangira ko bakwiye gushira impungenge. Haba hari imiti tuba twamuhaye ikinya twamukorera atababara, no gutaha agahabwa imiti igabanya ububabare. Abumva batarabigeraho batarabikoresha bashobora kutugana tukabafasha, tukabahereza ubwo bufasha ko leta yatanze byinshi kugira ngo abanyarwanda babashe kubaho neza. Ibipimo byerekana ko hagati y'umwaka 2024 na 2026 umubare w'abitabiriye serivisi yo gusiramurwa ku bitaro bya Gihundwe wiyongereye, kuko wavuye ku bantu 2,000 ubu bakaba bageze ku bantu 7,000. Ingabire Nadine ushinzwe ibikorwa by'ubuvuzi ku bitaro bya Gihundwe nawe yemeza ko serivisi yo gusiramurwa hari umusore n'abagabo cyane ko itangirwa ubuntu. Inama twababwira rero no kubashishikariza n'ubundi kuza gukoresha iyo serivisi abayikeneye, kuko serivisi tuyitangira ubuntu kandi aho agiye hose bari mu bigo nderabuzima, mu bitaro, iyo serivisi yayibona nta kibazo.
Imibare y'ikigo cy'ibarurishamibare ku bushakashatsi ku buzima n'imibereho mu Rwanda bwa 2025 gusiramura byagabanyije ubwandu bwa virusi itera sida muri rusange ku banyarwanda bafite hagati y'imyaka 15 na 49, aho ubwandu bwavuye ku gipimo cya 2.7% muri 2019 bugera kuri 2.2% muri 2020. Ubu bushakashatsi kandi busobanura ko mu bagabo basiramuwe ubwandu bwari kuri 1.2%, naho abatarasiramuwe cyangwa basiramuwe nabi ubwandu bwari ku gipimo cya 2.5%. Selemani Murisa mu karere ka Rusizi.